Soma Bibiliya, umunsi wa 45 wo gusoma ijambo ry'Imana. Soma Bibiliya ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugiye kugezwaho na Evangelize Le Monde TV. Ikiganiro kije mu rwego rwo gufasha abasomyi ba Bibiliya cyangwa abandi bantu bose bagize icyifuzo n'igitekerezo cyo gusoma ijambo ry'Imana ariko ntibabaje kugera ku iyo ntego. Ushobora kuba warayisomye ukayigeza hagati, ushobora kuba warabitekereje kuyisoma ariko ukabura umwanya. Hari impamvu nyinshi zigiye zigaragazwa n'abantu bakavuga ko gusoma Bibiliya ijambo ry'Imana ngo babashe guhitura no kurangiza ibitabo biyigize byabananiye. Uyu munsi ntiyakwiye kuba impamvu cyangwa urwitwazo rwatuma udasoma ijambo ry'Imana. Evangelize Le Monde TV twabatekerejeho ku bakunzi bacu aho muherereye impande enye zigize isi. Tugiye kujya tubana namwe mu kiganiro Soma Bibiliya. Ikiganiro kizajya gitambuka buri munsi mu gitondo ku isaha ya 11:15. Mu gihe cy'umwaka umwe tuzaba turangije gusoma ijambo ry'Imana. Ndakwifuriza kutazacikwa n'iki kiganiro Soma Bibiliya. Uyu munsi turasoma igitabo cyo gutegeka kwa kabiri, igice cya 13. Dusoreze ku gice cya 14 by'iki gitabo. Duhereye ku murongo wa mbere, haravuga ngo icyo mbategeka cyose mujye mukitondera mu cyumvire, ntimukacyongereho ntimukakigabanyeho. Ibimenyetso by'abahanuzi b'ibinyoma. Muri mwe nihaboneka umuhanuzi cyangwa umurozi akakubwira ikimenyetso cyangwa igitangaza, icyo kimenyetso cyangwa icyo gitangaza kigasohora, icyo akubwiye agira ati duhindukirire izindi mana izo utigeze kumenya tuzikorere, ntuzemere amagambo y'uwo muhanuzi cyangwa y'uwo murozi, kuko Uwiteka Imana yanyu izabibagerageza ngo imenye yuko mukundisha Uwiteka Imana yanyu umutima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Ahubwo mujye muyoborwa n'Uwiteka Imana yanyu, muyubahe, mwitondera amategeko yayo, muyumvire, muyifatanyeho akaramata. Kandi uwo muhanuzi cyangwa uwo murozi bazamwicire, kuko azabavuza ibyo bagomeshereza Uwiteka Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa, ikabacungura mu nzu y'uburetwa n'ibyo kubatesha inzira Uwiteka Imana yanyu yabategetse gucamo. Aba ariko mukura ikibi hagati muri mwe. Mwene nyoko cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugore useguye cyangwa inshuti yawe y'amagara yakoshya rwihishwa ati tugende dukorere izindi mana utigeze kumenya na ba sekuruza banyu batigeze kumenya, zo mu mana z'amahanga bagose ari hafi yanyu cyangwa bari kure, ahereye ku mpera y'isi akageza ku yindi mpera yayo. Ntuzamwemerere, ntuzamwumvire, ntuzamubabarire, ntuzamukize, ntuzamuhishire, ahubwo ntuzabure kumwica. Ukuboko kwawe aba ariko kubanza kumwica, maze habone gukurikiraho n'abandi bantu bose. Uzamwicishiriza amabuye, kuko yagerageje kugushukashuka ngo agukure ku Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Abisirayeli bose bazabyumva batinye, be kongera gukorera ikibi kingana gityo hagati muri mwe. Wakumva inkuru y'umwe mu midugudu yawe Uwiteka Imana yawe guha guturamo bavuga bati hari ibigoryi byaturutse hagati muri mwe bishukashuka abo mu mudugudu wabo, biti tugende dukorere izindi mana tutigeze kumenya. Uzababarize, ubishakishe, ubigenzure. Nusanga ari iby'ukuri bidashidikanywa yuko ikizira kingana gityo gikorerwa hagati muri mwe, ntuzabure kwicisha abo muri uwo mudugudu inkota, urimburane rwose n'ibirimo byose, urimburishe amatungo yawo inkota, isahu yawo uyiteranirize hagati mu nzira yawo, utwikane n'isahu yawo yose imbere y'Uwiteka Imana yawe. Uwo mudugudu uzaba ikirundo cy'ibyashenywe iteka, ntukubake ukundi, ntukagire icyo ugundira mu byashinganywe, kugira ngo Uwiteka Imana arakaruka uburakari bwe bugurumana, akubabarire, akugirire ibambe, akugwize nk'uko yarahiriye ba sekuruza banyu,
abitewe n'uko wumviye Uwiteka Imana yawe ukitondera amategeko yayo yose ngo utegeke uyu munsi, ugakora ibyo Uwiteka Imana yawe ibona ko ari byiza. Gutegeka kwa kabiri igice cya 14. Muri abana b'Uwiteka Imana yanyu, ntimukiraburishe kwikeba ku mubiri, haba no kwitegera ibiharanjongo uwapfuye, kuko uri ubwoko bwerejwe Uwiteka Imana yawe, kandi Uwiteka agagutoranyiriza mu mahanga yose yo mu isi kuba ubwoko yironkeye. Ntukarye ikintu cyose kizira. Ayo niyo matungo n'inyamaswa mwemererwa kurya: inka n'intama n'ihene n'impara n'isirabu n'isunu n'impongo n'inyemera n'ifumberi n'itwiga. Mu nyamaswa n'amatungo icyatuye inzara cyose ngo kigire imigeri igabanije kikuza, aba ari cyo mujya murya. Ariko ibi ntimukabirye mu byuza no mu byatuye inzara: ingamiya n'urukwavu n'impereryi, kuko byuza bikaba bitatuye inzara, ni ibihumanya kuri mwe. N'ingurube, kuko yatuye inzara ariko ntiyuze, ni igihumanya kuri mwe. Inyama zazo ntimukazirye, n'intumbi zazo ntimukazikoreho. Ibaba ari byo murya mu byo mu mazi byose. Igifite amababa n'ibikoko cyose mujye mukirya. Ikidafite amababa n'ibikoko cyose ntimukakirye, ni igihumanya kuri mwe. Ibisiga n'inyoni bidahumanya byose mwemererwa kubirya, ariko ibi ntimukabirye: ikizu n'itanangabo na oziniya n'inkongoro y'impimakazi n'icyaruzi n'icyanira, uko amoko yabyo ari, n'igikona cyose uko amoko yabyo ari, na mbure na tamasi na shakafu n'agaca n'ibyo mu bwoko bwako byose, n'igihunyira gito n'igihunyira kinini n'igihunyira cy'amatwi, n'inzoya n'inkongoro na sarumfuna, n'igishondabagabo n'uruyongoyongo uko amoko yayo ari, n'inkotsa n'agacurama. Ibigira amababa bikagenza amaguru magufi byose ni ibihumanya kuri mwe, ntimukabirye. Mwemererwa kurya ibisiga n'inyoni bidahumanya byose. Ntimukarye imfumbyi yose. Wemererwa kuyiha umusuhuke w'umunyamahanga ari iwanyu akayirya, cyangwa wemererwa kuyigurisha umunyamahanga. Wehoho uri ubwoko bwerejwe Uwiteka Imana yawe. Ntugategekeshe umwana w'ihene amahenehene ya nyina. Ntuzabure gutanga 1/10 cy'imyaka yose iva mu mbuto wabibye, iy'imirima yawe izera uko umwaka utashye. Kandi uzajya urira imbere y'Uwiteka Imana yawe ahantu izatoraniriza kuhashyira izina ryayo ngo rihabe. 1/10 cy'amasaka yawe n'icyo vino yawe n'icya vino yawe n'icy'amavuta ya elayo yawe n'uburiza bw'amashyo yawe n'ubw'imikumbi yawe, kugira ngo wige guhora wubaha Uwiteka Imana yawe iteka. Ahari Uwiteka Imana yawe nimara kuguha umugisha, urugendo rwakunanira ntubashe kujyana ibyo, kuko ahantu Uwiteka Imana yawe izaba yaratoranirije kuhashyira izina ryayo hakubaye kure. Nibimera bityo uzabigura ifeza, uzihambire uzijyane, ujya ahantu Uwiteka Imana yawe izaba yaratoranije, uziguremo icyo ushaka cyose: inka cyangwa intama cyangwa vino cyangwa igisindisha cyangwa ikindi kintu cyose umutima wawe ushaka, ubisangirire n'abo mu rugo rwawe aho hantu imbere y'Uwiteka Imana yawe, mwishimane. Kandi ubisangire n'umulewi w'iwanyu, ntukamurangarane, kuko adafite umugabane cyangwa gakondo muri mwe. Uko imyaka 3 ishize
uzajya ukuraho 1/10 cy'imyaka yose yejeje muri uwo mwaka ubibike iwanyu, maze umurebe kuko adafite umugabane cyangwa gakondo muri mwe n'umusuhuke w'umunyamahanga n'imfubyi n'umupfakazi bari iwanyu, bazaze barye bahage, kugira ngo Uwiteka Imana yawe iguhere umugisha imirimo ukora yose. Murakoze. Mwari mukurikiye ikiganiro Soma Bibiliya cy'uyu munsi. Nakwibaza ngo nirihe somo ukuyemo? Ni iki wumva wubakitseho kuri iri jambo ry'uyu munsi? Igitekerezo na comment byawe birakenewe. Mugira amahoro y'Imana. Reka tuzasubire umunsi w'ejo mu kiganiro Soma Bibiliya, aho tuyisoma buri gitondo cya buri munsi ugize icyumweru. Bye. Mwari kumwe na BKM, umusomyi wa Bibiliya. Ndabakunda.